kirashitse iherezo ry'isi riregereje Yesu ubwo wabitinze urupfu rugogoza niwihane nshuti igihe iki kirashitse iherezo ry'isi riregereje Yesu ubwo wabitinze urupfu rugogoza niwihane nshuti kuva jewe mvuka bambwira ivyiherezo nyamara mbireba je mbona ari bitabaho kuba we uvutse abapfuye banganiki igihe niki bitunganye Yesu agiye kuza kirashitse iherezo ry'isi riregereje Yesu ubwo wabitinze urupfu rugogoza niwihane nshuti igihe iki kirashitse iherezo ry'isi riregereje Yesu ubwo wabitinze urupfu rugogoza niwihane nshuti muraho kandi mbese mwiriwe Imana ni nziza ibihe byose dukoresha iwacu numvise ntaho ndabifata neza ibya hano mukoresha imisi yose Imana ni nziza muvukoresha umwanya wose imisi yose Imana ni nziza imisi yose Imana yacu ni nziza mu bihe byose burya tuba tuvuze ijambo rikomeye burya tuba tuvuze ngo mu bihe twibwira kwana ribibi mu gihe cy'inzara Imana ni nziza mu gihe twarwaye Imana ni nziza mu gihe twarongoye Imana ni nziza igihe twabyaye Imana ni nziza igihe twashonje Imana ni nziza igihe ingendo zacu zananiranye Imana ni nziza igihe twacuruje tugahomba Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza nuko nta bundi buryo ndashimira cyane abaririmbyi bacu bavuye hano baturirimbira baririmbye neza mu buryo ubona bafite icyo bavuga by'umwihariko nashimiye abaririmbyi bambwiye ko bavuye ahitwa mu Buterere Buterere nabahe mbashira ibiganza hejuru turebe n'abantu batanu Imana ibahe umugisha cyane baririmbye numva bangaruye ku mwimerere umwimerere muzi cyarico bangaruye ku majwi y'umwimerere amajwi kavukire y'itorero kandi baririmbye Bibiliya bafashe ibice bya Bibiliya babihindura zaburi nziza Imana ibahe umugisha cyane kandi ni bake nta byuma bafite ariko bafite umwimerere namwe mwashizeho ibyuma byari byo guhongerera amajwi kugira ngo arusheho kuba meza ariko burya rero ni byiza igihe cyose turirimba ndabwira uburyo ndavuga mu rwego rurimba rusange saba baririmbye uyu munsi icyo tugomba guhirimbanira cyane kurenza ibindi ni ukumvikanisha icyo tuvuga uko kimeze icyari cyo abare bashizemo ibyuma banatubwiye bati ni mubahamagare baze
ntabwo bashizemo inanga gusa, ahubwo twumvise ko tunagomba no guhamagara abantu bagasanga Yesu rwose. Mwese Imana ibaha umugisha wayo. Uyu munsi ngiye kubanza gutanga ikizamini. Ninde wambwira nuwuhe mudivantiste wambwira ibyigisho tumaze kwiga byose mu mutwe kandi akambwira na buri somo ryagiye ritangize icigisho? Urutoki hejuru. Ntawe. Ndamubuze. Nuwuhe mushyitsi utarasiba na rimwe ariko akaba atari yabatizwa akaba ategereje mu minsi iri imbere? Ntigeze asiba uwo mushyitsi kandi yaje hano. Ari he? Kuko ababatijwe sinkibita abashyitsi ngewe. Utarabatijwe niwe nkeneye ariko akaba kiza n'uyu munsi akaba ategereje hano imbere tugiye kubatiza umubatizo w'ejo bundi. Nahaguruke, bahaguruke niba bari 2 3 4 5 utarigeze asiba n'umunsi n'umwe. Mubaye abantu 3 4 5 ndumva 5 bagomba kugerayo ndetse 6. Nifuzaga ko muza hano imbere nkareba ikizamini natanga gitoya. Mwebwe ndabaha ikizamini cyoroheje kugira ngo mukinkorere, siko? Ngaho ni muze. Aba bantu kandi aya mapica yabo mporanyabona rwose. Aba bantu njambabona muhagarara aho ngaho maze ikizamini cyanjye mu gikuri rwose. Ikizamini cyanjye mu gikore. Hano nka ikizamini ngiye gukoresha rero ni ikizamini cyoroshe kijanye n'amasomo mwize. Bandi 2 baratinya se ko nari mbonye ari 6 bagize barabadiyakoni burya. Okay, none muri mwe ninde wambwira ibyigisho 2 yumvise? Ni igiki wumvise mu byo wize byose? Mbwira ingingo z'imisi nk'ebyiri uti numvise iki. Nibabaye mikrofone. Ndashaka umutekinisiye hano hafi ngashireho mikrofone. Hanyuma umudivantiste wararitse abantu 5 abe yitegura. Umushyitsi wararitse undi mushyitsi umwe abe yitegura. Ni iki wumvise mu byo nigishije? Tubwire nk'ingingo 2. Yesu ashimwe cyane. Amina. Muri make ibyo wanyigishije byose byarampimbaye. Mugabe ikirenze ko warigishije ku nyigisho y'akamaro k'amazi. Yes. Aho niho mpagaze cyane. Imana iguhe umugisha. Ibindi bikurikira amazi. Kandi amazi uraza kuyajyamo. Ubwo wayakunze ugomba kuyajyamo rwose. Uyu yakunze amazi hasigaye abayobozi bashira amazi mu Yorodani. Uyu n'umuhungu mwiza cyane. Hereza mushiki wawe twumve nawe icyo yakunze kurenza ibindi byose. Yesu ashimwe. Amina. Ariko nakunze nico cyerekeye icy'amazi hamwe n'ukuntu Yesu yatubereye igitambo tutaranabaho. Amina. Yemwe mbese ntibabikurikiye? Yaducunguye tutarabaho. Yes. Nanje nkuko bayivuze ibyigisho byose mwigishije byangiyeho. Ariko icyo nategereje gose ikivuga ngo urupfu sumurage. Haleluya. Yes. Imana ikugirire neza cyane. Hereza mushiki wawe twumve. Imana ishimwe. Imana. Anje ibi byo twize narumvise ibijanye na mpwemu yera. Haleluya. Imana iguhe umugisha cyane. Rero abo bantu murumva ko bagiye buri wese agiye aravuga icye n'undi cye uko bangana n'ibyigisho niko bingana. Reka rero nsabe umuyobozi w'itorero abambere igitabo cyitwa kugana Yesu, umwe cye n'undi cye uko ari 4. Ariko uyu we manyaraje n'umateraniro y'urubyiruko y'abasore.
ntiwari uhari. Uyu twarirwanye mu iteraniro ry'abasore umunsi wose, ejo bundi urabura umudiyakoni kazi hano waje rwose. Imana ikugirire neza cyane. Muzakore korari yanyu y'abashyitsi, mujye kwiyicarira, Imana ibahe umugisha. Umukozi wese agomba guhembwa. Umudivantiste wararitse abantu 5 b'abashyitsi nambwira ati ndabafite ngabo. Umudivantiste wararitse abantu 5 akaba bafite hano ari yicaranye nawe. Nashira ikiganza hejuru ndebe. None rero ntawe ndi kubona. Arahari? Hari uwo muri kubona mwebwe? Reka ndebe abashyitsi muri rusange bari mu iteraniro uko bangana. Bashira ibiganza hejuru turebe. Abashyitsi bonyine. Ibiganza hejuru. Ndagira ngo abadiyakoni muriho murababona mu bicaze ku ntebe zabo hano imbere. Muhaguruke muze hano imbere. Ku ntebe y'imbere niho iwanyu. Intebe y'imbere niyo yanyu. Ndasaba umusomyi rero ngo ambe hafi, kuko amasomo tugiye kwiga arasomwa mu Kirundi no mu Kinyarwanda kugira ngo tuyumve neza. Amaboko n'inda mu gihe cyacu. Amaboko n'inda. Inda murayizi? Iyi ngiyi. Inda. Amaboko nayo murayazi, n'inda muri iki gihe cya none. Imana irema umuntu imaze kumurema ari muzima, yamuhaye inshingano. Ntabwo Imana yamaze kuturema ngo iduterere hariya, ahubwo yaduhaye porogaramu nuko tuzabaho. Imana yacu iravuga iti ku murongo 26 w'igice cya mbere, aravuga ati turema umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Gusa n'Imana harimo no kuba umunyamurava, atware. Imana yari muteganirije gutwara umutware w'umukozi akora. Ndetse bigeze mu gice cya 2 ku murongo wa 15, Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi yo mu Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Imujyanye muri ya ngobyi ya Edeni ngo ahinge. Ngo akore iki? Ndashaka ko mwumva. Ngo arime. Muranyibukije ngo arime. Abarimyi bari hano mushirimu ibiganza hejuru turebe. Abarimyi mwabarimyi we. Abarimyi ko mutari kwitabaye, ore hitabye bo mwibarabara. Abarimyi ndababonye muri bakeya. Abarimyi ntabwo ari benshi, cyakora hano mu gisagara kuharima ntabwo byoroshe. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri ya ngobyi ya Edeni ngo arime, ngo ahinge, ngo akore. Nguyu umurimo Imana yatanze bwa mbere. Nshuti nkunda, reka nkubwire ko uyu murimo wo kurima ari umurimo ukomeye kandi wera. Niwo murimo wabayeho icyaha kitarabaho, ni nawo murimo uzasubiraho icyaha kimaze kuvaho. Umuntu umwe yigeze kumbaza atese noneho no mu ijuru tuzahinga tuzarima. Ndamusubiza ngo oya, mu ijuru nta guhinga, mu ijuru ndi tuzarima, kuko mu ijuru tuzamara igihe gito. Tuzaba turi abashyitsi mu ijuru, ntabwo tuzahingayo. Mu ijuru nta masambu tuzasangayo, tuzamara igihe gito cya avance,
na avance Imana izaduha imyaka 1000 gusa. Tuzamara imyaka n'agahe gato cyane, tuzamara y'amasaha make, imyaka 1000. Umva avance ku buzima, avance ku buzima bw'iteka ryose. Imyaka 1000 umuntu amarija n'abantu bagatangara bakamushira mu binyamakuru. Twebwe mu ijuru tuzamarayo igihe gito ugereranije no kubaho iteka. Tuzamarayo imyaka 1000. Iyo myaka 1000 ntabwo ari yo kuririmba, bambe ntabwo ari yo gukurima no gukora indi mirimo. Izaba ari imyaka yo gushima no kwerekwa porogaramu y'ibyabaye ku isi, no kutubwira icyo banaka bazize zitemwanyaje zizatangwa. Yesu azatanga ubuhamya uko yari amerewe ari Karuvari, natwe tuzamuha ubuhamya uko Karuvari yatugiriye umumaro mu myaka 1000 gusa. Nubwo buhamya buzaba buhari nta kindi kizaba kiriho. Nyuma y'imyaka 1000 tuzagaruka ku isi, ariko Bujumbura izaba itakiriho nshuti. Isi izaba yarejejwe, izaba yarongeye gutunganwa, yaramezeho indabo zijyanye na gahunda y'Imana. Hari amasambu meza cyane, imirambi myiza cyane, ibintu byiza bitangaje. Mu myaka 1000 Imana izaba yamaze gutunganya isi yayinogeje. Izaba ari isi ibereye ikiremwa muntu. Isi izaba idakeneye izuba n'imvura n'akandi kajagari kose, kuko Imana ari izatunganya iyi isi. Yesu akari umurikira isi. Tuzaje turasubira mu ijuru rimwe na rimwe nko gutembera, ariko muri iyo pica Imana izatera umurwa wayo ku isi, aho tuzaje turahurira nayo buri gihe, cyane cyane ku munsi w'isabato. Ku isabato binteye kuja mu buhanuzi ntari nteguye. Ku isabato nta bihe bizabarwayo, nta masaha, nta bwire, nta n'umugoroba, ariko ngo hari ibizatuma tumenya ko ibihe twari twaramenyereye kubara byabaye. Ngo ikizatumenyesha ko icyari gisa n'amasaha 24 cyashize, ikizatumenyesha ko wenda bwagorobye bwakeye ko bizabayo, ngo amazu y'abera b'Imana azaje ahindura amabara. Amazu yabo azahindura amabara, tumenye ngo umunsi wageze ute washize. Ikizaje kirerekana ko ukwezi kwashize ni igiti cy'ubugingo, kizaje gihindura amatunda uko ukwezi gutashe. Tuzaje turahagera tuti amatunda yahindutse ukwezi kwabashize bagenzi. Ngayo nguko ikizatubwira ko iminsi 7 yashize, ku isabato yatangiye, ko ibintu bikomeye ko dukwiye kuja guhimbaza mu nzu y'Imana. Nuko amazu yose, imazu yose yabera azagira ibara rimwe, ibara ryera de, kandi urusengero rukikingura. Abamarika bazaje bafungura indirimbo kenshi mu rusengero, tubasangemo na Yesu arimo. Kutazabayo nukunyagwa zigahera. Aba bantu rero bari bahawe bakore, bahinge ibirimo. Umuntu narimbi turukije ngo mbese no mwijuru tuzahinga. Mwijuru ntiduhinga, tuzahinga mu isi nsha. Bazatera inzabibu, bazanywa imitobe yazo, ntibazongera guhingira ubusa. Ntumbwire ngo kuzaba ari uguhinga nk'uko uko kurimagura n'ugutunga, ntabwo nabisobanura birandenze. Nzabimenya ngezeyo. Uko tuzahinga nzabimenya ngezeyo, kuko mwijuru no mwisi nsha biratandukanye. Mwijuru tuzagaburirwa na Yesu gusa, ni uzatugaburira ibyo kurya. Mwisi nsha buri wese azarya ibye, buri wese azagenza ati azarya ibye. Adamu arabwiwe ngo genda uhingire ibiri mu Edeni. N'inyito yo guhinga muri rusange ni ugukorera ibirimo.
akabitunganya. Uyu Adamu ntiyagombaga kurya gusa, ahubwo yagombaga gukora kandi akarya. Amaze guhabwa inshingano yo gukora, nuko rero ku murongo wa 15 ku giti cyose, ku murongo wa 16, ku giti cyose numara guhinga uzarye imbuto zaco uko ushaka, uzarye nk'uko ushaka. Kuki abantu muri iki gihe batakirya nk'uko bashaka? Ntabwo bakora. Dushaka kurya ariko tutakoze. Kandi Imana yo ibwira uriya muntu ngo numara guhinga, umaze gutunganya ingobyi yawe, uzaze urye uko ushaka. Soma uko wumva Bibiliya ikubwira. Namara gukora azarya nk'uko ashaka. Kurya nk'uko ushaka ntabwo ari ukurya ngo inda yeguke izane ntuza igombe guturika. Ntabwo ari ukurya nk'uko ushaka, uko ni ukurya nabi. Buriya kurya inda igaturika igasambuka. Hari umugabo wacu wagiye mu irushanwa arya ibiro 10 by'umuceri, nuko umuceri abaraturitse. Baramubajije kuri nyine muganga yaratabaye babipakururamo akuka kari kaheze. Uko rero ntabwo ari ukurya uko ushaka, ahubwo kurya nk'uko ushaka ni ukurya ibyo ushaka. Hariya ukarya ibiraya, ukarya ibijumbu, ukarya imboga, ukarya amatunda. Uyu munsi ndarya amatunda, saa sita ndarya ibi n'ibi, saa 10 ndarya ibi. Uko niko kurya uko ushaka. Kurya uko ushaka rero ntabwo ari ugutura ubwangati. Muvuga ubwangati, muvuga iki? Amangati. Muntu wazanye amangati ntabwo yariye nk'uko ashaka, yariye nabi. Ntukarye kugeza igihe uzana amangati. Ntabwo ari cyo Imana yaribwiye Adamu ngo uzarye amangati aze. Icyo ni icyaha mu mirire. Igihe cyose uzumva uzanye amangati, uzapfukame usaba Imana imbabazi, uzaba wishe amategeko y'ubuzima, uzaba warimbuye ubuzima. Ahubwo ni ukurya nk'uko ushaka, ukurikije ibyo wumva ukeneye. Nukenera amatunda, nukenera imboga, icyo uzakenera uzakirya uko ushaka. Ariko ubu ngubu ntabwo warya nk'uko ushaka, kuko imikorere yo ku isi yarazambye, ivanzemo n'ubunebwe. Kandi inshuti, nta munebwe uzinjira mu bwami bw'Imana. Nta munebwe n'umwe. Yewe reka nkubwire, uretse umunebwe nusa nawe, nusa n'umunebwe ntazahingukayo. Imana ikeneye abantu b'abanyamurava, ikeneye intwari hano ku isi zizi gukora umurimo. Bibiliya iratubwira ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko uwukorane iki? Kuko ikuzimu aho uzajya nta murimo uzasangayo. Mu byo twigisha abantu harimo no gukora, kuko Bibiliya iravuga ngo udakora ntakagenza ate. Iyi si yuzuyemo ibisambo birya bidakora. Ibisambo bimaze kuzura, bikirirwa biratera urusimbi, bakirirwa barazerera, nimugoroba bagataha bakeneye wabaha ibyo kurya. Shuti ngunda, mumpe umusomyi turebe amaherezo y'abanebwe. Bese umuntu w'umunebwe Imana imubona ute? Bibiliya yamuvuzeho iki? Mumpere mikrofone umuntu uhagarara hano imbere asome tugende. Yewe narinzi ko abasomyi barahaguruka bihuse, none dore ntabwo mumbereye beza. Mushiki wacu arakoze arantabaye. Kari kambayeho abagabo bari kundeba gusa. Kari kambayeho. Ndebera mu gitabo c'imigani. Muvuga imigani? Mu gitabo c'imigani igice cya 22
umurongo wa 13. Mbese haravuga iki mushiki wacu? Imigani 22 umurongo wa 13. Imigani 22 ku murongo wa 13 haravuga ngo umunyabute aravuga ati hanze hari intambwe nogwa mu nzira. Uyu munyabute aravuga ati hanze hari intare. Araje arasoma mu Kirundi, nsubira mu Kinyarwanda ngo byumvikane neza. Kuri jewe umurongo wa 13 w'igice cya 22, umunyabute arahwaganya cyangwa se arasakuza akavuga ati hanze hari intare, ninsohoka irandira mu nzira, iransinda mu nzira ndonda yicika. Umunyabute niko avuga kuko atinyisha kugenda, arashaka kubaho ngaho gusa kuyicarira. Ati nyabuna hirya byakomeye, hari ubunyerere mu nzira, imvura igiye kugwa ndi kubona yaje ahubwo yasohoye, ibintu biracitse bagenzi, mu muhanda sindabona uko mpanyura, oya ntabwo nabyishoborera, mu nzira harimo intare, ariko nimparenga iranyica. Maze abantu bakumva mu nzira harimo intare bati cyakora koko niba wabonye intare icara, ubwo intare yakurya. Mushiki wacu nsomera 21 umurongo wa 25. 21 umurongo wa 25 avuga ngo ukwifuza k'umunyabute Yego. uramwica kuko amaboko yiwe yanka kuruha. Uyu munyabute kwifuza kwe kuramwica kuko yanga kuruhira ibyazarya. Umunyabute yicwa no kwifuza. Umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanze gukoresha amaboko ye. Shuti nkunda, niba hari ahantu hari abanyabute mworoye, abanyabute bari hano muri iki gisagara cyane. Umunyabute wese wacitse isuka, wabonye iyo hirya muri za Bubanza na za Kibitoke na zande bari guhinga, irima ryageze kandi imvura iri kugwa, ari ukugenda bakajya mu bishanga. Uwo rero yahungiye mu mujyi ku mashanyarazi, yaje kwirebera umuyaga nkuba, yizira kwa banyina ajya muvuga inasenge, yaje kwa inasenge, yizira kwa inakuru, yizira kwa mwene sewundi, yazazanya karimi, yirirwa reba televiziyo. Nawe nimugoroba ukamugaburira. Reka nkubwire, umuntu ugaburira umunyabute nawe azabizira. Ndongere nsubiremo aya magambo, umuntu wese ugaburira abanyabute akabaha ibyo kurya kandi azi ko banze gukora, usibye abo banyabute n'uwabahaye ibyo kurya nawe azabibazwa. Kuko Bibiliya iravuze ngo udakora ntagenza ate, utakoze ntakoremo. Nanga yuko abayiri wadakora, noneho igihe cyo gufata amafurusheti cyagera akaruwifata mbere. None se kuyifashe mbere ababizanye batari bakoramo kucyuriye. Nuko rero umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanze gukoresha amaboko ye. Nshuti, twejeje abanyabute benshi hano muri iki gisagara, birirwa bazenguruka bafashe mu mifuka, birirwa bazenguruka bareba igisagara uko kingana bari kugitera intambwe. Umunyabute yicwa no kwifuza. Iyo saa sita igeze ari guhumurirwa, hano barakaranze di na hano, yicwa no kwifuza. Umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanze gukoresha amaboko ye. Utari umunyabute ntiyifuza, ahubwo arya ibyo ashaka. Ariko abanyabute bo bahora bifuza. Mushiki wacu nsomera 18 murongo w'ikenda. 18
n'umunani ku murongo w'icenda haravuga ngo kandi udeha mu gikorwa ciwe aba ari inshuti y'utikiza. Udeha umudeshi ku murimo ashinzwe, uwo nguwo ni inshuti irimbura. Ugira ubute ku murimo we aba ari umuvandimwe w'umurimbuzi, ararimbura ibintu. Inshuti yawe y'umunyabunebwe, umunyabute wanze gukora, wanze gutunganya ibyo ashinzwe, umunyeshuri wanze kwiga ngo azakopera, uwo nguwo abo bose bazacirwaho iteka ubwo Yesu azagaruka. Ntibabasha kwinjira mu bwami bw'Imana keretse abanyamurava. Ijuru ntabwo buzaba ubuhungiro bw'abanebwe cyangwa abantu bacitse isuka. Hari umuntu uvuga ati mbese tuzaje mu ijuru ryari? ngo isuka nyijugunye hasi. Mu ijuru hazaje abanyamwete n'abanyamurava. Umuntu wese ugira ubute ku murimo we, uwo ni umuvandimwe w'umurimbuzi. Nanga n'ababyeyi ndabagaya, habaho amanota makeya igihe bagaburira abana babo ibyo kurya by'ubute. Ntibemere ko abana babo bagira imirimo imwe n'imwe bakora. Nubwo mwaba muri hano mu gisagara, jya utegura porogaramu y'abana ibyo bazakora bageze mu biruhuko. Ntukabemerere kuba kuri televiziyo amasaha n'amasaha. Shaka umurimo bakora. Iwacu mu rugo hari imirimo myinshi. Yewe iyo nahuriye n'abana mu rugo mu kiruhuko, hari umuganda mbakoresha buri cyumweru. Umuganda rusange iwanje mu rugo twawise umuganda rusange cyangwa imirimo ino muyita imirimo imeze ite? Igikorwa rusange. Dukora igikorwa rusange, ngewe nkagitegura uko turagikora. nkambara imyenda itari yo kubwiriza. Iyi myenda yo kubwiriza imvamo rimwe na rimwe. Iyi ngiyi nambaye yo kubwiriza, umwaka ushobora kurangira nta muturage wo hanze y'urugo iwanje umbonye nambaye imyenda itari yo kubwiriza. Iyo ndakoresha abana akazi, nibwo rimwe abaturage bambona nambaye umwenda utari uw'itorero. Iyo nambaye umwenda w'itorero nta kindi nkora keretse kubwiriza. Ariko abana iyo nababonye bakaba baruhutse baje bavuye mu mashuri hirya no hino, ndabareka bakamanza baba abageni mu rugo, bakabanza bidagadura mu rugo. Yemwe nyuma y'imisi mike nkurikije igihembwe cyabo uko kingana nangwa ikiruhuko, ibikorwa rusange, nkambara imyenda yo gukora, ngafunga bigakomera, tugakora. Wewe turuka kugeza aha, nawe ahagera aha, nawe ahagera, nawe ahagera. Maze hasigaye nkabakoresha kandi kubakubisha akazi. We terura, sunika, kurura, zamura, girutya. Ubu bagiye kugenda, bagiye ejo bundi mu byumweru bishize basubiye ku ishure. Imboga basize bateye, ibiseso basize baseshe imboga, bazasanga zeze nizo bazarya. Kuko buriya ntukabemerere ko birirwa bambaye ibipantaro biri kujebeka hano inyuma, ngo noneho ngo mama we ngo dore n'abanyeshure. Oya, umuntu wese uworora abanebwe azabibazwa. Ntukemere ubunebwe mu rugo rwawe, ntukemerere n'umugore wawe ngo abe umunebwe. Mwigisha akazi, urebe imirimo ashoboye, umuhindura umunyamwete. Shaka impano ye y'akazi ashinzwe. Mushiki wacu, nsomera umurongo udasanzwe 13 umurongo wa 4, unsomere n'uwa 11. Harimo akantu tugiye kumvamo. Igice cya 13 umurongo wa 4, maze ugende unsomere n'umurongo wa 11. Umurongo wa 4 havuga ngo umutima w'ubunyabute urifuza ariko ntacuronka, ariko umutima w'abanyamwete
uratotahara. Aleluya. Ntabwo wumva se? Ntabwo uri kubitegera amatwi, ongera ubasomere bumve. Umutima w'umunyabute urifuza, Yego, ariko ntacuronka. habe na gito. Ariko umutima w'umunyamwete uratotahara. Amina. Umutima w'umunyamwete umerute. Icyampa abantu bacu bari mu iteraniro n'abari hirya yaryo bakaba abanyamwete ku murimo wabo, bakaba intwari mu byo bakora. Inshuti nkunda, nsomera umurongo wa 11. Ubutunzi buronkeshejwe amagambo atagira ikimazi ugenda buyoka. Yego. Ariko urundanya yitonze azokunguka. Ariko reka nze nongere numve. Ubutunzi bw'amahugu buvuye muri ya magambo burahinduka bukagabanuka kuko wabubonye mu mafuti. Ariko urundi ubutunzi aruha, avunika, agenda, agaruka, avunika. Uwo nguwo warundishije ubutunzi bwe imbaraga n'umwete, azunguka bitangaje. Shuti nkunda, ntukemere ubutunzi bw'amahugu, ntukaryarya abandi ngo ubone ubutunzi. Jya ukoresha umwete wawe kugira ngo uwunguke uko ukwiriye kunguka. Ntukungukire mu ntege nke z'abandi, ahubwo jya ushaka inzira zituma wunguka ibijyanye na gahunda y'Imana. Muri uyu mwanya nkwifurije ko wunguka bijyanye na gahunda y'Imana. Ndashaka yuko Imana yungura ubwenge bwawe. Ndashaka ko aya magambo uyakomeraho. Mushiki wacu, somera amagambo ari mu Migani 26 umurongo wa 13, wongera uransomera 14, uransomera 15, uransomera 16. Ariko jubanza usoma isomo rimwe witonze. Imigani 26 unsomera umurongo wa 13. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari intambwe y'ubukombe mwibarabara. Iri muri rompuwe. Noneho intara ntikiri kure, yaregerereye aha mu muhanda imbere y'inzu. Ni hwiri. Uwo ni umunyabute, ntashaka kuva no mu nzu ati nono mwayumvise ko intara yageze muri rompuwe hagati. Urahanyura wese ramucakira ngo ni y'ubukombe. Ariko umunyabute kuki abeshya? Mushiki, umunyabute nsomera umurongo wa 14. Nk'uko urugi ruhindukira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukira ku buriri bwiwe. Ariko yemwe igitanda rwose ku buriri bwakeye, abandi bagiye ku kazi, ongera ntwikire madamu, bose ntabwo biri kwemera, hari imbeho nyinshi, twikira no ku maguru, twikira aho ngaho. Nk'uko urugi ruzenguruka ku mapata yarwo ntiruhave, uwo munyabute niko azenguruka ku buriri bwe, ari karagaye baba we. Harya none ibi biheri biri kundya, harya ni ibiheri byandiye akigaragura we. Ariko se biragenda bite? Uko niko yigaragura ku buriri bwe. Ngo 15. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko, bikagica inkokora kukugarukana ku munwa. Ongera usome bumve neza. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko, bikagica inkokora kukugarukana mu kanwa. Akora kumbehe akananirwa kwitamika. Ariko mwana rwose
akoramo, agakora mu mbehe, agakora ku nkoko iriho ibihaza, inkoko iriho ibijumbu, inkoko iriho ubushaza, inkoko iriho umutsima, ariko akananirwa kugenza ate? Gutamika. Ibi bivuga iki? Iyi nkoko ivugwa aha ni isambu. Ni urugendo ruvuye hano i Bujumbura rugiye kurangura ibiti, nanga kurangura imboga, kurangura kugira ibyo uzana ngo ucuruze. Ni ukubaka inzu, kubakira abandi, ni ubufundi, ni amabuye, ni umucanga, ni uguterura, ni ukumanura ibintu. Baguhaye akazi. Ubwo imbehe rero inkoko yo kuriraho yabonetse, ukarambikamo indoke, ukananirwa gutamika, kwitamika mu kanwa. Umunyabute akora ku mbehe, akora mu nkoko, akananirwa kuzamura ukuboko ngo yitamike, ati cyama ahubwo mukandamika, akasama nk'icana cy'inyoni, ati nanje ni mu ntamike ntabwo nabishobora. Mushiki wacu nsomera 16. Umunebwe yirata ko afise ubwenge kuruta ubw'abantu ndwi bazi kwishura ibiroranye. Baberekana ko ari n'abahanga bari kubara inkuru hano mu mujyi. Hari abahungu nsagaga bari kubara abafite amafaranga mu mujyi barengeje abandi. Runaka ni umugwiza atunga, na runaka ni umugwiza atunga. Uwa mbere ninde? Uwa mbere naka, uwa kabiri ni naka, uwa gatatu ni naka, uwa kane ni naka. Aya sha ntaho mubazi, ahubwo nje kamubabwire. Uwa mbere ni naka, n'uwa kabiri ni naka. Aya nje mbazi neza, nje mbarusha n'ubwenge, nje mbanze batatu. Akibakirwa muri ibyo, akari byo bibamarira inkweto, bikabamarira igihe, bakiyita abanyabwenge. Abo nibo bahanga muri uyu mujyi rero. Abo banebwe babuze icyo bakora, bananiwe gukora akazi, nibo biyisa abahanga n'abanyabwenge. Nshuti nkunda, kora umurimo wawe ukoresha umwete kugira ngo ubone ko utunga umuryango wawe, utunga igihugu cyawe, utunge n'abavandimwe bagukeneyeho ubufasha. Babandi bitwa bantaho nikora, badafite amaboko, badafite amaguru, badafite amaso, abo bakeneye abanyamwete bo kubafasha mu buzima bwawe. Icyamanje namwe tukamenya icyo dukwiriye gukora muri ubu buzima bwacu bwa none. Imigani 28 niho mushiki wacu ugeze ku murongo wa 20. 28 umurongo wa 20. Ego. Umuntu w'umwizigirwa agira umugisha mwinshi, ariko uwihutira kuba umutunzi ntazobura guhanwa. Uwihutira kuba umutunzi ntazi ko abandi batangiye bagategura buhoro buhoro, bakazana bararunda, baregeranya ubutunzi, nuko wowe ukaregera. Wahenga bamaze kugwiza, uti njewe ndaje kubatekaho umutwe. Ubu njewe ndagenda mbatekeho umutwe, amafaranga yabonye ajyana. Uwishaka kuba umutunzi ntaco yakoze byihuse byako kanya ntazabura guhanwa. Ugomba gukoresha amaboko yawe, ugakoresha ubutwari bwawe, kugeza ubwo ubutunzi buza buvuye mu murava wawe no mu bwitange bwawe. Umunyabute ari mu kaga gatangaje. Reka nsabe uyu mukobwa ansomere amagambo ari mu Migani 24 ahereye ku murongo wa 30, 31, 32, 33, kandi arasoreza kuri 34. Imigani 24 uhere ku murongo wa 30. Naciye ku ndimiro y'umunebwe, nanyuzaho umunebwe yahinze, no ku ruzabibu rw'umuntu atagira umutima, no ku rutoke rw'utagira ubwenge. Nasanze hose huzuyemo amahwa, nasanze hose ikirare carahamaze ari amahwa gusa, hose igisuru kirenze, yewe igisura carenze hejuru y'imyaka ye. Uruzitiro rwaho rw'amabuye, uruzitiro yihaye, uruzitiro rwe rw'amabuye rwararidutse impande zose. Ndahitegereje, narabyitegereje, niyumvira cyane, ndabiraba, biranyigisha, maze byaranyigishije we.
guca agatiro gakeya. ati reka nongere nihwetireho gakeya, kuba urisinziririye gatoya. reka nze nongere nsinzire kandi nyabuna mw'iki gitondo, kwisegura ukuboko gatoya, reka niseguze n'aka kaboko, wiboterere, reka nisinzirire, niko n'ubworo bwawe buzogushikako nk'umwambuzi. uko niko ubukene buzagutera nk'umwambuzi bukugote impande zose, n'ikigoyi kizogushikako nk'umuntu w'umurwayi kandi n'ubutindi nabwo buzakubakaho uruzitiro rw'ibihe bidashira. umuntu wese mu gitondo ubyuka yiryamiririye, ongera undwikire, ongera nigere cyaka kaboko, reka nongere ngenze nte, mbese ukabaza ngo yemwe ngo bwakeye cyangwa ndi bwakeye, bati bwakeye ngo yandi kubona butari bwaca, kandi bari hanze wowe uracari mu nzu, uti cyakora reka manze nongere nsinzireho kandi gakeya. bagenzi, umuntu wese umeze atyo akarenga agashaka uwamugaburira ntazabura kujya mu rubanza, kandi ntazabura guhura n'ubukene n'ubutindi. abantu benshi bafite ibibazo by'uwabafasha, birirwa batara inzangano, batara amatiku, batara amahane ku bavandimwe babo ngo baratwanze. waje hano mu gisagara uje gukorera urubyaro rwawe n'umugore wawe, none bene wanyu bakometseho, bose urabemerera baba hano mu gisagara, cyakora ko ufite ibyo kubagaburira, ariko wowe nabo ufite urubanza. abo bantu utigisha gukora ngo yuko ufite ibyo kubagaburira, data no mu gisagara ufite amahirwe yo kunguka, gucuruza ukuga cyangwa guhembwa ku kazi keza, igihe uzaba utakiriho uzapfa ujyane nabo, kuzabasigara imbura mu maro ku isi. baha akazi, bashakira akazi bakora, be kuba hari imbura mu maro. Bibiliya ntabwo yemera abantu barya badakora. Imana yaduhaye amaboko mazima n'ubwenge, yaduhaye ubutunzi budashira, kuko iyi si n'ibiyuzuye yarabiduhaye. cyakora imirongo tunyuramo tubishaka si imwe, ariko imodoka yaraziduhaye, yaduhaye amagare, yaduhaye amazu meza, ariko amazu meza iyo areka kumwitaka ngo tuyacukure tuyakureyo, buriya izi etaje mureba zizamuka ziva ikuzimu, barazicukura bakazizana hejuru. inzu nziza zose ziri aha mwitaka, nutazamuramo iyawe utabandi bazazamura ndazibamo. ibyo kurya birahari, bya bindi byose Imana yarabiduhaye, ibihaza, ibishimbi, ibijumbi, biraya, yarabiduhaye ngo tubirye, ariko iravuga iti kugira ngo mubirye ndabibika mwitaka, mugende mubishakemo. mushiki wacu ushaka baje kuyicarira, wakoze cyane bitangaje. nshuti nkunda, nasomye igitekerezo kera cy'umusaza wari ubonye afite abahungu b'abanebwe, abona agiye gupfa, yari afite isambu ngari cyane y'amahegitari menshi cyane. ibyo bihungu, ibyo bisore byiwe byabaga biri kwirira gusa, byakundaga byarya bikanga byakora. ise abonye agiye gupfa, ataba abahungu bwe agiye gupfa, nabo baraza bankurikiye barapfa, kuko bazicwa n'inzara. nuko ku musozo arababwira ati bana banje, ngiye kugenda, nimuze mbaho umurage. baraza baramukikiza, ati rero bana banje, kuva nabaho natangira gukora, nagiye ndabika amafaranga, nabitse zahabu zanje nyinshi, nuko ngezaho mpenga ari nimugoroba ngo zahabu yanje batazayiba, ndagenda ndacukura mu murima ndayihamba. none kubera gusaza, zahabu yanje nibagiyeho nayishize, iri ariko muri iyi sambu ni mwiri. none ubwo ngiye gupfa, ndabasabye sambu yose muyicukure, mushakemo isanduku yanjye. ntabwo nzi ibiri iburyo n'ibiri ibumoso, n'ibiri mu itangira n'ibiri ku musozo, ariko ni mwiri. mucukure, mwe kuzasiga n'ahantu ikiganza cyashirwa cy'intoki.
mutazayihusha, hanyuma umunsi mwayigezeho muzirorere kongera murahinga, izabatunga yonyine. Ariko ikindi mbabwiye, kugira ngo mutazapfusha igihe cyanyu ubusa, aho mumaze kurima muri kuyishaka muyihabuze, muzahatera ingano zisigare ziri kumera. Abana bati ibyo tuzabikora. Umusaza barapfuye, abahungu bati rero isanduku yacu rero, bahungu rero tuyishake, kandi nta guhamagara abandi bantu batazabonaho, batazamenya icyo turi gushaka. Ahubwo twe ducukure gusa, ducukure rwose, batangirira aho ngaho hafi y'inzu, rima tiku bararima, babona bageze iriya batumva yaravuze ngo cyo turahatera ingano. Nta yihari, nta sanduku ihari, ariko yavuze ingano, bakaziminja bakabiba ingano bagataha. Ejo nuko bukeye bararima isambu ngari, bagiye kureba nyuma y'amezi, bagera kuri puwe ya nyuma bati umva naha ngahiri rwose, baraharima barayibura. Nuko barahindukira barahagarara bashira amasuka nkaha, barareba iyo bavuye, iyo bavuye kuva aho batangire, basanga ingano zaratukuye, ni ingano nziza, n'amahegitari hamwe zireze, igihe cyo gusarura kirageze, ahandi ni ibiyange bimaze guterera bigeze hejuru, ahandi ni imimero. Barareba basanga izo ngano kuzazisarura ahubwo batazazirangiza. Nuko umwe mukuru wabo ngarababwira ati sha, ati burya ya sanduku ntayo, ati burya isanduku yatubwiye n'izi ngano. Buriya reka nkubwire, umunyamwete azahaga, umunyamwete azagenza ate? Umunyamwete azahaga. Ushobora gukora uyu munsi ntiwunguke, n'ejo ukabona inyungu ntazo na bukeye ukazibura. Nyuma y'imyaka 3 uzaba uri umukungu kabuhariwe. Ejo bundi nayo ndiho nganira n'abasore, abasore bari bafite ibibazo. Hari abanyeshure benshi nababajije ikibazo, mwiga murarangiza mugasaba akazi, ngwe mukagasaba nde? Leta niki? Abo musaba akazi ni bande? Iyo leta muri gusaba akazi ahubwo yo iri gushaka kugabanya iki? Iri kugabanya abakozi. Nabifite yabuze ahibashira, irenda kubirukana. Nariho mbwira abanyeshure bacu b'abasore ntabwo nti hari ikintu mwibagiwe. Niba mwarize gusaba akazi, mwize ubusa. Ukwiriye kwiga gutanga akazi, ukwiriye kwiga guhimba akazi wowe ubwawe ukagakora. Niba wiga, n'abana banje nirababwiye ngo aho mugiye kwiga hose nimwiga gusaba akazi, nimwige gutanga akazi, mumbwire nte kwirirwa ndishura. Umuntu wese wiga akiga kuzasaba akazi ntiyige kuzakora akazi. Ndi kubaza, harabiga management, biga icunga mutungo, biga uri kwiga gucunga umutungo wande? Uri kwiga gucunga umutungo wande? Ko buri wese uwawishakiye azi nuko yawushatse kazawicungira. Uri kwiga gucunga wande niba nta wawe uzashiraho? Uriga gucunga umutungo w'abandi, kereka niba wiga kuba igisambo, kuko ucunga umutungo utaruwe n'igisambo. None wiga gucunga umutungo wande,
ugomba kwiga uko uzacunga umutungo wawe mbere yo kwiga uko uzacunga iby'abandi. Hoya, ahubwo uko uzacunga ibyawe. Numara kumenya uko wacunga ibyawe, niho n'abatazi gucunga ibyawe bakwifashisha bati dutabare, uzi gucunga ibyawe, tubwire natwe uko twacunga ibyacu. Naye ndi kubwira abanyeshuri no ukarangiza ngo uri mwarimu, ngo nize kwigisha. Wize kwigisha ndabyumva, ukaja gusaba aho wigisha, ubwo ntabwo wize kwigisha. Niba warize kwigisha, shinga ishuri wigisha. Aho gusaba ubudiregiteri ubwihe, ube diregiteri w'ishuri ryawe. Ahubwo abo mwiganye ubaha akazi, nibo bararebye nabi. Nibyo nigishaga abanyeshuri bacu, abasore bacu ntibagomba gusabiriza, ntibagomba kubaho bari kurya ibyo kurya by'ubunebwe, bagomba gushinga inganda, bagashinga inganda ntoya nini. Imana yaduhaye ubwenge, iduha igihe, iduha naho dukoresha ngo twigaburire ibidukwiriye. Umuntu wese udakora atandukanijwe n'umugambi w'Imana. Reka nshuti muri uyu mugoroba twige gukoresha amaboko yacu, kandi aya maboko tuyishuze umutungo wacu abitse. Niba hari ahantu hari umutungo wanjye, aho nabitse Imana zigamye umutungo wanje wose uri mu maboko yanjye, nta wundi nategaho ngo nangirire neza. Ufite amaboko abiri, mfite amaboko abiri. Ufite igihanga, mfite ikindi. Ufite amaso, mfite ayandi. Ufite gutekereza, naje mfite ukundi. Dupiganwe rero, maze ndebe. Uzana imboga, nzana ibijumba, maze ndebe. Urazirya, uburi icyo uzifatisha, unyifashishe. Wambaye ikijumba ngarisha imboga, ntinanje rero mpereza imboga. Sibyo si? Nguko uko bimeze. Twebwe ikica birabura nuko tugira ikintu cyo kwigana. Uriya yacuruje impuzu, nanje ngiye kuzizana. Uriya avuye mu Bushinwa, nanje turajana. Avuye Korea, bo sawa, ejo kare tuzindukane. Oya, naja muri Korea uje mu Bufaransa, naje Dar es Salaam uje Goma, naje Kigali uje i Kampala. Mbese shaka ikinyuranyo, shaka ibyo abandi batari gukora ari byo uzana. Ejo bundi nari ndiho mbaza abana bacu n'abasore bacu, mbabaza ndi hano muri iki gisagara, mbaza n'abadivantiste barimo hano muri iki gisagara harimo amahoteli angahe y'abadivantiste? Muri iki gisagara ca Bujumbura harimo amaresitora angahe ateka kidivantiste? Muri iki gisagara ca Bujumbura harimo ibigo by'ababyeyi by'amashure bingahe? By'abarayiki, abakorera bushake b'abadivantiste, ababyeyi b'abadivantiste. Mufite ibigo bingahe by'amashuri muri iki gisagara? Mufite kaminuza zingahe zanyu z'abadivantiste b'ababyeyi? Ngo noneho abana banyu bigemo kandi bakoremo, bakore muri ayo mahoteli, bakore muri ayo mufite banki ishingiye kuba abana b'Imana bagashinga banki yabo. Se mwashinze banki, noneho mugashira abakozi bakinjiramo, n'abadivantiste bakabikamo imitungo yabo. Mwashinze microfinance ikazamuka ikaba banki hano iwanyu mu gisagara. Mutini tukahura tukayishinga, abagwiza tunga n'abafite makeya tugahuriza hamwe kayishinga hano mu mujyi wa Bujumbura. Ahasigaye ikajira funga kuwa nyuma ni mugoroba. Kwisabato batisa banki y'abadivantiste ntabwo iri gukora rwose. Ngo mushingemo icyo kimenyetso, bavuga bati ni igitanga tubonye resitora y'abadivantiste isabato ubwo igiye gutangira irafunze, muje kurya hakiri kare. Mushinge n'inganda hano mu mujyi. None muri kwangwa yiwe waduha akazi we, waguha akazi ninde?
ntawe mugomba kukishakira mukagashinga hano. Mushinge restaurant ifemu hano mu mujyi w'abadamu, mufate bya bitabo byigisha guteka byacu ngibira hariya, muteke murebye mu gitabo, muteke murebye mu gitabo, indyo yanyu ivure. Dore imirire y'abanyadiyabete ngiyi ibyo kurya by'abanyadiyabete ngibi mubitegure, murebe ngo diyabete abigiye guhitana baratahamo batoye imirongo bati muduhe turye. None muri kuvuza karuru ngo murakennye, muri kuvuza karuru gusa, ko karuru kazabyara iki? Ni zero, ntacyo bivuga. Iyo bene ibyo bitanahari babyerekana ko ubumwe bwa gikristo butanahari neza, buri wese ari nyamwigendaho. Uwaribonye yararibonye, abasigaye chini pale. We mubakiye pale wewe, sit down, mube hasa aho ngaho, muje mubaho ngaho aho mwebwesha. We habwo ko ari ukuri. Mureke abantu b'Imana bagira umwete ku murimo. Umuntu wese binaragoye muri iki gihe, kuko umuntu uramuha akazi ngo mushize muri butike. Hari abantu biwacu bavuze wamusha muri butike ngo gucururize, ngo akabanza gukura mwaye, ngarabanza shingure mirye. Yarishingura morero wabona agiye kuyamara, uti utarayamaranye baho ukamwirukana. Hari abantu nzi bagiye barakorera bagenzi babo b'abacuruzi, ubu ngubu babarusha amafaranga kubera ko babibye. Nje ndababwira ndumva muri kugenda muri zarava, ariko mufite akaga nshuti. Murasabwa kuzaja mu ijuru mumaze kwihana kubo mwakoreye, ko niba mwana basize mu ndege nge mubamari ibyo bari barabahaye ngo mubacungire, mukabanza gushingura amayanyu mukayajana. Muri mukaga gatangaje. Reka nje namwe dukoresha umurava, Imana yuzuza imitima yacu ibiduhagije, kandi umuntu wese atungwe nibivuye mu byo yakoze kubwa Yesu umukiza wacu. Bangahe bavuga bati Imana idufashe tugiye guhindura imikorere, kugere muca turebe. Abanebwe baracitse hano Bujumbura. Imana ibagirire neza mwese, mutungwe n'amaboko yanyu iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu. Ejo tuziga amafaranga, pesa. Ejo tuziga ifaranga rwose, agaciro k'ifaranga ejo. Yesu goanitinze urufugogoza niwihane shuti igihe iki kirashize iherezo n'isi yegereje. Yesu goanitinze urufugogoza niwihane shuti. Kuva jewe mvuka bambwira ivyiherezo, nyamara mbireba je mbona ari bitabaho. Kuba wevutse abapfuye banganiki, igihe niki bitunganye Yesu agiye kuza. Yesu goanitinze urufugogoza niwihane shuti igihe iki kirashize iherezo n'isi yegereje. Yesu goanitinze urufugogoza niwihane shuti.
igikorane bantu mwese muba mu gisagara ca Bujumbura muratumiwe mu gikorane c'ubutumwa bwiza kizoremeshwa n'umuvugabutumwa bararendeza Augustin ava mu gihugu c'u Rwanda mu kivugo yise iki nico gihe. Ico gikorane kizobera ku shengero ry'Abadventiste umunsi w'indwi ryo kwijabe imbere ya Mutoyi kuva ku igerekezo rya 24 ukwezi k'umunani gushika igerekezo ry'indwi ukwezi kw'icenda. Igikorane kizohora gitangura imisi yose ku gihe cy'isaha 10 gihere gihe cy'isaha 1 y'umugoroba, ariko ku isabato kizoba gitangura igihe cy'isaha 8. Hazoba hari imigwi y'abaririmbyi itandukanye ese ubwo rufoya rw'indirimbo. Kaze mwirongera imigisha y'Imana.